Inspami isaha y'urubyiruko ngo ikaze wese mu kuba natwe kuri televiziyo y'u Rwanda. Tugeze mu kiganiro cyacu tugiye kuganira n'urubyiruko rutandukanye. Mfite urubyiruko ruturutse muri Centre Maison de Jeunes aho ni Kimisagara, ndetse twaba dufite n'abandi baturutse muri Club Rafiki. Nkaba nishimiye kubana n'uru rubyiruko kugira ngo babone. Ndabishimira Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco yadushoboje kugira ngo tubone ko ndashimira Club Rafiki ndetse ndashimira Centre Maison de Jeunes ya Kimisagara yashoboje ko tubasha kubona aya masana wa bitoroshye. Turashimiye cyane baye kaza ariko nange muze kumfasha muyakire. Yes, barakoze cyane. Mu kiganiro cyacu Inspami tugiye kurebera hamwe inshingano urubyiruko rukwiye gufata. Ese inshingano bagomba kuzifata ryari? Uno munsi igihugu baragifite, nta ntambara igihugu kirimo, hari amahirwe ku rubyiruko. Ubwo turavuga cyane cyane ku bijyanye no gukora, uwatangiye business arashyigikirwa. Ese uno muntu yageze ku isoko ry'umurimo asanga amahirwe ahari? Niba hari ni byiza, ariko noneho inshingano zabo ku giti cyabo mu iterambere ry'igihugu ni izihe? Kuko ushobora kuba utekanye ariko nawe bakubaza umumaro wawe muri sosiyete utuyemo ugasanga ntawo. Social responsibility itangira ryari? Ninde uyifata? Azashimirwa nandi? Reka mu kiganiro cyacu duhe ikaze umutumirwa ugiye kudufasha kutusangiza urugendo rwe uko yatangiye ndetse nahageze uno munsi, maze mu gice cya kabiri cy'icyo kiganiro cyacu turaza gufungura urubuga maze urubyiruko rubaze ibibazo bitandukanye. Umutumirwa wacu ni Steven Uzibiza, akaba ari umuyobozi mukuru wa PSF mu rugaga rw'abikorera. Tumwakire muri studio zacu. Steven, ni muntu ki? Ni ikibazo kigoye gusubiza, ariko ni umugabo ufite umuryango, umudamu n'abana batatu. Ni umuntu wabayeho umujene, nubwo iminsi igenda igaragaza yuko ubujene umuntu arimo kubuvamo. Uyu munsi nkaba ndi umuyobozi w'abikorera, ikigo cy'abikorera icyo bita Private Sector Federation, mu magambo y'icyongereza ni Chief Executive Officer. Akaba ari ikigo kireba inyungu cyangwa imirimo y'abikorera aribo bita abacuruzi mu buryo bw'ikinyarwanda. Mu buto bwanjye cyangwa mu rubyiruko, mu kubyiruka kwanjye, icyo nabonye nishimiye hano ndeba abo turi kumwe muri iyi sare, yewe rwose reka nivugireho, ntabwo nagize amahirwe. Sibyo no kuvuga ngo ugize kuri televiziyo, barakuganirije rero kuri televiziyo no kukwicaza gutya ngo bakubwire bati uri muto, uzakora ibi, uzakora utya, uzaba uyu mugabo, bakwicaje apana atari papa wawe, atari so wanyu, atari umuturanyi. Ntabwo ayo mahirwe yabaye. Wabyigiraga mu migani, bakwigishirizaga mu migani, bakakwigishiriza mu kuninura. Kumva umuntu arakubwira nk'uko twakuze twari tuzina abaturanyi ibihugu twarimo batwitaga bakwitaga akanyarwanda, ngerageje kubyita kumva umuntu arakubwiye ngo wakanyarwanda, kandi ni umwana nkawe n'urubyiruko nkawe. Byatumaga kwita ku kanyarwanda nuko bagahita bamutsinze mu mibare. Wabaje uti Steven ni muntu ki? Nari umukinnyi wa volley kuva muri secondaire ndanabizamuka nangera kuri university Makerere niho nigiye. So volley ni nkaho niyo yari hobby yanjye, ariko nari nkiri umuto icyo gihe muri size. Wareba ikisore kirekire wajya kubita ibyo bita tour ni tour, gutera umupira uremereye, ahubwo ngo akanyarwanda, ukumva nyine urako ukabunda, kuko n'ubundi aba gutari iwawe. Igihe mugenzi we yatera umupira uremereye, hari izina twajyaga dukunda gukoresha, bakakwita ngo cyari, wabaga uri cyari, ariko wowe Steven Uzibizaga buraka akanyarwanda. Ndibukaho rimwe indimi twakoraga zaho nakoreye Ugande, ururimi bituruga ikigande, natwigisha urwo rurimi rwabo ndarukora, mbona 80 mu rurimi. Umwana yitwaga Sekatawa mugenzi wanjye abona 65. Umwarimu watwigishaga yitwaga Semanda, ntabwo nzamwibagirwa. Araduhamagara turi babiri, abwira Sekatawa ati umunyarwanda yakurujije ate ikigande. Navuga sasa ikibazo njyewe ufite kuba umuswa mu rurimi rwanyu.
ko yari umwarimu ndamwihorera nyine ntabwo uri butongane na mwarimu kuko barakwirukanaga cyangwa bakagususpend kuko wasuzuguye umwarimu ariko kugira ngo nsubire mu ishuri nasubiye muri dormitory ureye imyenda yanjye ndamese by'ikigande nuko naretse ikigande rwose nkivaho burundu arampamagara bantwara mu office ya headmaster ati ko wataye ikigande ni ibintu ntabwo nzabishobora byo kujya kuri radio kuvuga amakuru mu kigande ariko nuko bari yakoze iki zatangira kunyigisha ko ikigande kuva ubwo ikigande kireka kivaho kuko bavuze ngo umunyarwanda yarushije kandi twese twara abanyeshuri so kukiwumva yuko so ukavuga uti noneho niba murushije ururimi rwabo bakamutuka ni twirukanka nkamusiga kuko habaga muri siporo ntibazamvuna amaguru kugira ngo ejo ntazamusiga ukabyihorera sigituma ibi mbizana wowe nta urimo kukubwira ngo ura akanyarwanda icya kabiri niyo ukoze neza ugatsinda ntawumva yuko nta wataka bayitsinda utsinda uti wowe ibyo ntibihari then ukagira na minisiteri ishinzwe urubyiruko n'izindi facilities ziri hanze aha ngaha zifasha urubyiruko ushobora kuba ufite igitekerezo pe twagize ibitekerezo byinshi hanjye numvaga nzaba umuganga bazana utunyamaswa kutubaga abana twiganaga ngo se nawe igikeri murakizi ngo ubu se nawe umushumba w'inkuru babaga igikeri so biology nyivamo gutyo kubera bavuze ngo ndi umushumba ntabwo nabaga igikeri so urumva habaga hariho izo motivation aho kugira ngo bakumotive ahubwo guca intege baragukurura bagusubiza inyuma baguca intege mwe barababwira bati mujye mu mishinga mujye muri business iyo ni sinari imwe y'abantu babaga uturanye nabo ukorana nabo noneho hakabaho na mindset y'abantu b'urubyiruko rugenzi rwacu ababyeyi iyo umuntu yakubwiraga ngo uzacuruze nta mubyeyi waguraga umwana ngo azajye mu bucuruzi twari rwose twajyaga tubigiramo n'urwenya ukabaza umwana uturiga iki ati ndiga iby'ubuhinzi wowe uriga iki ndiga iby'amashyamba wowe uriga iki ndi umuganga noneho wa wundi wagiye mu byinshi akavuga ngo iso atasuka urufizi akakwishyurira kugira ngo ujye kwiga uko bahinga ibishyimbo ni rwo rwenya twabaga none uyu munsi barakubwira ngo kora uko ushoboye ujye mu bucuruzi ucuruzi wo kurangara ariko nabi cyabiteraga nuko iyo background iyo setup y'ababyeyi ba kera ntabwo nabo baga bayifite buryo akenshi umuntu aguha icyo afite n'icyo yaciyemo watangiye gufata inshingano ryari byagenze gute inshingano ntabwo ndivuge ngo nazifashe nkiri muto cyane ntabwo kuko mfite ababyeyi nari mfite bakuru banjye bageragezaga kumfasha ariko navuga responsibilities zihamye ko nazitangiye ngeze mu kazi umaze gucuka kuri responsibilities z'ababyeyi nibwo ufunguka amaso kuzifata neza akazi ka mbere natangiye gukora nari umunyamategeko muri New Times mu Rwanda ibyo by'ubugani bivemo aho wumva uri responsible akazi ugiye gukora ugakuruzi yuko uri bukabazwe ukakabazwa n'abagukuriye ariko nawe ubwo ukibaza ibyo nkoze ari ngewe supervisor wanjye ubwanjye nabyaprove iyo niyo responsibility mbere yuko banyaprove njye ubwanjye ndi sire yuko ibyo nkoze ari byo koko n'uwambaza nabisubiramo so mera muri New Times ndi umunyamategeko ndahava njya muri Minisiteri y'Ubutabera nanone ndi umunyamategeko ndahava njya muri Rwandeya ndi umunyamategeko niho navuye njya mu bikorera kuba umuyobozi mukuru w'abikorera so izo nizo social responsibility in terms of society contribution. Wahereye ku kikumva kuri wowe noneho ushoboye aho uri kuko turimo turababwira gufata inshingano ugeze mu kazi ufite aho uhera udafite aho ahera yahera kuki wahereye kuki wabasangiza icyo nahereyeho cya mbere ni attitude yanjye iyo utarigirira icyizere wowe ubwawe nubwo baguha miliyari urayangiza so icyo nabanje kwiheramo ni ukumva yuko njye nshoboye muri cyarengezi zanjye nshoboye ugatangira ubona n'imbere yawe hari ababahembwa menshi ariko ukabona ko wahembwe make ukanavuga ko wakoze byinshi kurusha bo icyo nicyo cya mbere icya kabiri ni ukudasesagura n'utuke nabonaga ukatubyaza umusaruro responsibility yanjye nafashe kugura icyo nakita asset
nayiguze mfite ibihumbi 200 ahantu bita Amasizi ndi buhabarangira rwose. Amasizi niho naguze ubutaka bwanjye bwa mbere, nari mfite ibihumbi 300 nabyo nakuye ku muntu w'inshuti yanjye, kumubwira ni ukwezi gutaha ndahembwa, arabimpa ndagenda ngura ubwo butaka 300. Icyo gihe yari menshi cyane, n'ubu ngubu hari umuntu utayabona, ariko naducyo ubonye utubyaje utumusaruro kugira ngo ushobore ejo hazaza hazavemo ikintu gifatika. Urwo rugendo rwose dusangije, watugira amakosa nk'atanu wakozemo kugira ngo tuyirinde mu nshingano tugiye gufata? Ikosa rya mbere icyo gihe ni ukwisuzugura, ukabona nk'abantu nk'aba bicaye ariko biriya byo bavuga buriya si tekinike, kumva yuko bidashoboka. Iryo ni ikosa rya mbere rwose, nari bubabeshye, ibyo bita timide, ntabwo ibi nabishobora. Ikosa rya kabiri ni ugutinda gufata icyemezo. Gutinda gufata icyemezo mu bintu bijya nicuza, ni ugutinda gufata icyemezo ukibona ko mu rubyiruko bwawe ugifite intege, gutinda gufata icyemezo. Ntugatinde mu makorosi, niko bavuga. Igihe wabonye ko ikintu ushobora kugikora, gikore kikunanire, kuko uko ufeirinze nibwo wigiramo, ugatangira iyindi line ukayikora. Sesa yo mbego. Iyo ushaka nk'umuntu mukorana muri team ushingira kuki? Kuko ari abashingira ku marangamutima, cyene wabo ndetse n'inshuti. Ushingira kuki muri team mukorana no munsi mukazi ukora kugira ngo ugere ku musaruro wawe? Ni attitude. Nicyo ndeba nge, attitude, mindset y'umuntu nicyo cya mbere, ubushake. Kuko success tuvuga feriya bihera kuri mindset, kuba ufite positive mind despite challenges kuri imbere. Bakubwiye bati ubu tugiye gukora iki, mbere yo kuvuga unkotingira abo byananiye, unkotingira ko hari challenges zigiye kuza, ufite positive mind yo kushaka kubikora. Nicyo ndeba, attitude nicyo kintu cya mbere ndeba ntitaye ku muntu. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ni integrity, ubunyangamugayo. Iyo ufite mindset nziza ukaba uri inyangamugayo, niyo failinze ntabwo blaming umuntu, ubona responsibility yawe, role yawe ko wabikoze ubishaka kandi utabikorera mu nyungu zawe gusa, ahubwo n'abakwitoro ya social responsibility ko hariho abandi bantu bashobora gusarura mu byo batakoze. Iyo tugeze ku rubyiruko, iki kibazo vani mu nzira ko baraza kukikubaza, bajya ku bintu bijyanye na financing, akibaza ko kubona amafaranga menshi aricyo gishobora gutangiza umushinga. Waduha experience yo muri PSF ko umuntu ufite amafaranga menshi ari we ushobora kuba ari successful, cyangwa hari ubundi buryo? Biri buterwa n'umushinga nanone, ariko mu buzima busanzwe nuhera ku mukire wa mbere uyu munsi ukagera kuri hagati, nta muntu watangiranye amafaranga menshi, ntawari. Amafaranga menshi ni end result ya activity wakoze. Icyo watangiranye, ayo mfite uyu munsi undebe buri wenda baravuga bati uriya musaza afite amafaranga, ariko ayo mafaranga urimo kureba uyu munsi ntabwo yari ahari. Reka tujye mu buzima busanzwe, duhere nk'ibihumbi 2007-8 mu buzima busanzwe. Muri uyu mujyi harimo bisi imwe type ya company na Tracom, yego, sibyo? 2008 era nini kari akantu gato. Ubu ndimo kureba ibyo abantu ku rubyiruko umunsi ku munsi icyo dukoresha. Icyo ukoresha ni transport yawe uva aho ujya n'ahandi. Nta moto yari ihari icyo gihe, hari utugari natwo dukora ahantu runaka. Mu mujyi wa Kigali imihanda yari ihari, wayibara, sibyo? Niba mu 2008-9 hari Onotracom, hari ivana abantu natwegeraniza zavaga Nyamirambo zikajya muri gare hariya hafi kwa muri centre hariya. Niba icyo gihe twe dufite Onotracom, uyu munsi dufite hafi bisi companies zirenze 5 gusa. Ni kigaragaza ko uduke icyo gihe ari byo byinshi by'uyu munsi. Nkubwiye ko nta moto, ubu nureba uyu munsi moto zihari ni nyinshi, sibyo? Mu supermarket uko urubyiruko burya rugira naho rusohokera,
mwese murabyibuka twasohokeraga icyo gihe nushaka kugera 2012 nta hantu abantu bakoraga iki basohokeraga. Iyi ni realite y'urubyiruko aho wasohokeraga uyu munsi urajya KFC urajya Simba hano hirya ku Gishushu hano uyu murongo wonyine wa televiziyo hariho outlets nyinshi. Ntabwo ubutaka bwamanutse mu ijuru ngo buzane coffee shops zirahanga. So amafaranga tuvuga unahere no kuri ibyo televiziyo yenda nuko ndi bumena amabanga ya company ushobora gusanga icyo gihe batari bafite na kamera zirenze zingahe. So izi ni reality ntimwumve ngo ni ukumotiva abantu ngo the best motivation ni reality you see, ukanamenya aho bivuye aho ibi bintu byavuye kareba icyo gihe ashobora kuba nta taraza ko ashobora kuba umunyamakuru. So amafaranga ni make ukeneye ni nayo aryoha kuko urayabara bya nyabyo uzi kubara inoti ukongera ukazisubiramo ukareba ko arizo ukabara ukareba ni 5,000 ariko mfite 5 ukongera ugasubiramo kabibara kuko ushaka ko ayo mafaranga wabaze atari bupfa ubusa. Ntabwo yasubiramo kuyabara kubera ko kirabanza ukabara ukareba budget ufite 5,000 ariko icyo ari bukore ni 20,000 ukongera ugasubiramo. So ayo make uyakoresha neza kugira ngo ibyo ushaka bitere imbere. Bahoze mumbaza private sector hari expo nk'uyu munsi. Hari umuntu umazemo imyaka hafi 20 n'ingahe kuva muri 98 aza muri expo. Ntabwo ndi bumubwire kugira ngo kuko muramuzi. Bwa mbere aza muri expo yazanye irindazi n'isosi kuri Saint Andre. Uyu munsi ni umuherwe wa mbere. Ari mu baherwe bari muri iki gihugu ariko icyo gihe yaza bakorera mu ihema yari yazanye irindazi n'agasosi. Ubu ni umuntu uyu munsi wateye imbere. Hari abacuruzi benshi muzahura ahubwo ati nge nari umushoferi ba ministeri. Icyo gihe simpamya ko bahembwaga na menshi babahembaga imyaka kugira ngo bajye kurya. Uyu munsi ni abaherwe ba mbere watwaraga amakamyo watwaraga imodoka ya ministeri wari taxi voiture nahoze ndeba kuri social media kubera biri public. Hari Cadillac wari nyine Cadillac nahoze nsoma testimony yavuga yuko yari umushoferi wa taxi voiture nayo itari ari ya sister ako ubuhamagaye abatipe bafite akantu yaho urabyumva arimo. Niba twumvise neza amafaranga make ashobora gutuma ufata icyemezo ukiyangaje. Competition turayitinya cyane wakora ikintu amafaranga makeya ukavuga ngo ninjya gukora ikintu nka kiriya kanaka akora aho ndaza kunguka. Iyo tugiye mu rugaga rw'abikorera no munsi competition irimo mubona ishobora gufungura amarembo ku muntu ushaka kwinjiramo cyangwa irafunze? Burya competition ibaho kubera twe. Nta kera habagaho monopoly nubwo ufite amafaranga regulations zikakuza gutangira iyo business sibyo. Uyu munsi regulations zihari zikwemerera gufungura igisigara nitwe utinyuka. So mu Rwanda ntibazakubeshye ngo hari business iri ifunze ku buryo umuntu atatenyuka oya. So environment regulations business environment irafunguye buri muntu wese yajya muri business agakora. Ariko hari ikingenzi kindi twakabaye dutinyuka. Ntabwo twakabaye dufokasinga ku Rwanda gusa kugira ngo mvuge ngo nge umuntu ntangirire business yanjye mu Rwanda. Uyu munsi irafunguye it's a global village. Startup capital mu Rwanda yenda biri hejuru ariko mu baturanyi iri hasi bitewe na environment hari. So wo gufokasinga gusa ku Rwanda niba bona ko mu Rwanda hafunze ariko hashobora kuba hafunze in terms of market saturation. Abantu bamaze kuba benshi mu isoko kuko nahoze mvuga nti moto zimaze kuba yenda nyinshi. Ushatse gutangira moto ushobora kuvuga utu business ya moto babaye benshi turi bugabane udufaranga duke so reka njya ahandi. Icyo gihe ufatiye business ukayitwara ahandi. Uyu munsi urubyiruko ugiye kureba bari mu bintu bya IT na innovation. Ibihugu duturanye ntago bifite izo IT solutions. Mufite ari abantu bya urubyiruko today if there was a chance umuntu yakabaye urubyiruko kuko mufite support za ministeri. Aho niho naguciye mu ijambo niki wahita uhindura uramutse usubiye mu myaka yawe wahindura icyo utakoze mbere?
na icya mbere ni ukufata opportunity ziri muri supporting entities kugira ngo njye gushora ahagisinziriye. Muzabona hari ubwo minisiteri ifata amatike y'indege, accommodation, igashyira abana mu ndege ikabatwara mu gihugu runaka. One, business ni abantu. Mujya mwumva abanyarwanda barakubwira ngo ukurusha amaboko. Amaboko ni abantu, ntabwo ari izi ntoki zacu. Nayo bagutwaye hariya ni networking. Icyo ni kimwe. Cya kabiri ni opportunity to identify the gap. Urebe ni iki kiburaho nshobora noneho kuzasubira inyuma hakibyaza umusaruro, two kujya gusa ngo twinjoyinge dufata amafoto dushyire kuri social media. Niyo social media nayo ubwayo ni business the other side, ku buryo ushobora kwibyazamo umusaruro. So icyo nakora mu rubyiruko bwanjye uyu munsi ni uko nafata izo opportunities zihari, nkabasha iyo support hari BDF baho urubyiruko. Fatiyo uyu projecting neza, niba hano ureba nabigenda nabi nkuko utabishaka ube wabikoresha hari. Icya kabiri nuko nakubwiye decision making very fast. Yes, decision making, fata icyemezo. Reka mfungure urubuga kuko ari ibyo baganiye bamaze kumenya umutumire rwacu ariwe ndetse n'ibyo yakoze. Umwanya kugira ngo dukoreshe igihe dufite tumubaze. Afite microphone ariko bamwe badafite ibibazo byo nakomeza nkamwibariza rwose nta kibazo. Yes, waza guhaguruka akatubwira izina ryawe ndetse ukabaza n'ikibazo cyawe. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Musabyimana Yvette, nkaba ndi umwe mu rubyiruko rubarizwa mu murenge wa Kimisagara, nkaba navuye kuri Maison de Jeunes, nkaba mfatira mabwa amahugurwa mu kigo cy'urubyiruko ajyanye n'ubukerarugendo ndetse n'amahoteli. Ikibazo ngewe nshaka kukubaza, muri kino gihe urubyiruko tugenda duhura n'imbogamizi zigiye zitandukanye. Urebye ubukungu bw'isi bitewe n'igihe turimo kugenda tugeramo bugenda bwiyongera cyane, ndetse ugasanga ari naho bugenda bugabanyuka bitewe n'ibyorezo tugenda duhura nabyo. Rero nk'urubyiruko tukagira imbogamizi cyane yo kuba twatangira ya mishinga yacu. Ikibazo nashaka kukubaza, mwatwe nk'uko ubona igihe tugezemo n'igihe mwebwe mwari murimo ukuntu cyari cyiza kurenza ubu ngubu uko kimeze, nk'urubyiruko watugiriye inama kugira ngo natwe igihugu cyangwa isi turimo tuyihindure ibe nziza, iterambere rizamuke kurushaho, cyangwa tujyane nayo ntidusiga ahubwo yose. Twata tumusubiza ko mbwe ntidushobora kuvuga ngo tugeze aheza k'isi kadusiga nitujyane nayo. Urakoze Yvette. Hari ikintu ushaka ngo tubanze twikure muri mindset. Nta gihe cyabaye kiza kurusha ikindi. Urubyiruko rwanjye rw'icyo gihe iyo twarebaga abo dusimbura muri generation twavuga ko bo babayeho mu gihe cyiza, sibyo? Ariko nabo bakavuga yuko ababanjirije babayeho mu gihe cyiza. Today muzumva terminology ivuga ngo abana bubu. Yego. Mujya muyumva? Ukubwira ngo abana bubu ni wa muntu urimo kuvamo. Namwe nuko mwabivugaga se siho? Batwitaga abana bubu rwose. Ababyeyi bacu icyo gihe rakubwiraga abana bubu. Either nabanebwe, ntibumva, ntibakora, nabana bubu. Na challenge z'isi zihoraho, ziranahari. Hari n'ababa victim y'izo challenges rwose, sibyo? Icyo nababwiriye ngo mindset, attitude. Challenge irahari. Hari n'undi uyifite, sibyo? Ariko muri iyo challenge nkozemo iki? Uyu munsi dufite corona n'urugero. Na mbere n'icyo gihe hari ibyo bita iseru. Najya muyumva iseru, hari imbasa, hari n'ibindi. Iseru nta muti yagiraga, nta rukingo yagiraga, nta bitaro. Umuntu yabyariraga, niba ari umwana umubyeyi yabyariraga nta bufasha. Hari ibyo byorezo byabaga bihari n'ubundi bibabeshejeho nabi. Nta mihanda, umuntu yagendaga ibirometero n'ibirometero ajya ahashaka. Challenge zo zari zihari. Ariko icy'ingenzi n'ushubije ikibazo cyawe, icya mbere ni ubushake. Ubushake, reka mbaye urugero live story iri hano. Burya nababwiye ngo ni byiza gukoresha
ingero zifatika koronije muzi vuba vuba delivery ni umusore ba nyirayo ni urubyiruko ariko twese hari indi scenario yaje gukorera mu rugo twese abenshi twakoreraga mu rugo hari abahutajwe na corona ariko hari abazamutse cyangwa babonye amahirwe muri nawe ntabwo nshaka ko wowe uba victim w'iki cyorezo ahubwo tekereza ni gute ngewe mbona aya mahirwe nibyo nahoze mvuga abantu bishyize hamwe icyo gihe bakoze business online abandi bishyira hamwe kugira ngo mbe mfite akabotike kanjye karimo guhomba kubera corona abandi bishyira hamwe bakora consolidated business sibyo niba tugiye gutumiza ibintu mu Bushinwa aho kugira ngo nzane ka kontineri kanjye bagafatanya bakazana kontineri nyinshi ariko umwe ari we wayohereje kugira ngo byose abizane muso icyo nasaba urubyiruko ubu muri izi global challenges dufitanye zihari ni gukorana teamwork icyo ni kimwe icya kabiri wakimbajejeho integrity umva ikintu cyitwa ubunyangamugayo niko biba gitinya integrity personality it contributes around more than 50% of your success kuko urakorana n'abantu ntabwo uri na isolation today you are in a global village usaba umuntu ibintu online iyo utamubereye honest ngo umubwire yuko wahuye na challenge unazimwereke ntabwo agutera icyizere wowe aho kugira ngo umuntu agutere icyizere wowe wamutera icyizere ariko wowe atagutereye icyizere yes aha ikindi kibazo yego hari umusore nyuma hariya murakoze nitwa Rudahunga Desire naturutse kuri Club Rafiki yitwa Rudahunga Desire Rudahunga yego naturutse kuri Club Rafiki mfite ikibazo nishimye cyane kuko ari ubwenge turimo kunguka wenda tuzajya twifashisha turi kuganira n'urundi rubyiruko kuri Club Rafiki cyangwa se n'ahandi nawe mfite ikibazo iyo ubyutse mu gitondo mubyutse mu gitondo ikintu kigufasha kugera ku ntego zawe ibintu nka 2 cyangwa 3 wadufasha subiramo neza ni ukuvuga ngo iyo ubyutse mu gitondo ibintu nka 2 cyangwa 3 bigufasha kugera ku ntego zawe bigatuma ugira success nziza nkuko twabyumvise hanyuma ese ujya uhura n'imbogamizi iyo wahuye nazo byitwaramo gute murakoze ibibazo byiza cyane ari igihe umuntu abyuka adafite intego avoid that scenario yo kubyuka nta ntego ufite avoid that scenario niyo creating a bad attitude nakubwiye iyo ubyutse ibintu bibi bigufasha ikintu cya mbere kimfasha mfite icyo nkora mfite gukora simple niyo mvuga ngo ndi muri konje n'urugero ntabwo ndi bujye ku kazi gasanzwe njya muri siporo ukabyuka uvuga uti ngiye muri siporo nimvayo niba ngiye kureba televiziyo ndareba televiziyo niba ari gusoma igitabo ndareba igitabo avoid idle mind kuba udafite ubwonko businziriye sorry tubyite ubwonko businziriye ubwonko businziriye kuko an idle mind is the den for a lot of temptations. That is 1. 2 ikituma mpushinga when I wake up nukuvuga ngo kuri iyi si ndi umushyitsi what have I left legacy urumva ushobora kuba umuturanyi mubi n'abaturanyi bavuga ngo abanzabatesha umutwe ni legacy sibyo ariko mfite nanone kuvuga ngo ndi umuturanyi ndashaka amahoro n'abaturanyi bumve yuko you are a peaceful person you have that purpose so kuri iyi si ufite famille yawe yego ufite kugira icyo basigira ariko niba utanafite famille abakuri inyuma ubasigiye iki abakuri uruhande ubasigiye iki abo kubona mu muhanda bakwigiraho iki mujya mwumva ikintu bita role model icyitegererezo nkaba nicaye witwa sore gukoresha ukareba Jean de Dieu none ukavuga uti niba Imana yamfasha nkaba Jean de ariko Jean de Dieu ushaka kuba nkabura nicyo wamubonyeho ku buryo aguhamagaye ampamagaye akambaza ati nagufasha iki ni ukumubwira nciramo inzira waciyemo kugira ngo ube uburungu mbere ko tuza gufungura urubuga nuza kubasubiza nanone ijambo
ubona urubyiruko rw'uyu munsi rufite umutima wo gufata icyemezo cy'icyiza ku buzima bwabo? Impamvu mbikubajije ni uko social media muri ino minsi bamaze iminsi bavuga ngo urubyiruko rw'uyu munsi tubona ntabwo rubereye u Rwanda, ntabwo ari urubyiruko rutanga icyizere cy'u Rwanda tubona ejo. Ubwo bababonye mu nzira zitandukanye, ubona urwo dufite uno munsi rushobora gufata icyemezo cy'ubuzima bwabo ndetse n'icyerekezo cy'igihugu? nizo za komite nakubwiye, urubyiruko rw'ubu, abana b'ubu mwe nk'abakuru mubibona ni generation conflict. Mwe nk'abakuru mubibona uvuga icyo barabishoboye, to be honest. Urubyiruko rw'uyu munsi rushobora no gushyira igihugu aheza kurushaho twebwe n'abariho iki gihe barugize. Icyo cyizere gishingiye ku ki CEO? Uyu munsi hari ibintu bihari bitari bihari icyo gihe. Ni urugero, icya mbere hari exposure, sibyo? Hari exposure ushobora kubaza umuntu. Uyu munsi umuntu aricara kuri telefone akagugoringa, mujya mwumva akantu baza ngo baza Google. Cyagiye ntababazaga Google, sibyo? Icya kabiri, hari a lot of willingness n'urundi rubyiruko rwo hanze kuza guhura n'urubyiruko rugenzi. Hari forums nyinshi zitari zihari z'urubyiruko, aho urubyiruko rufashanya. Hari facilities zituma urubyiruko rwateza abantu, rwakura igihugu aho ruri rukajya. Icya kabiri, hari programs muzi ibintu bya entrepreneurship. Ushake umuntu mu kirenda muri mu Rwanda bigishije entrepreneurship ntawe yari yigishije. So ariko uyu munsi ufite references, jurisprudence, ushobora kumenya. Naguhaye urugero rwa Nutracom, yari imwe, kuko uyu munsi hari nyinshi. So ntabwo ushobora kubwira umuntu w'urubyiruko urimo kubona bisi zingahe ngo ntabwo ashobora kugeza igihugu imbere. Yaratangiye agendera muri bisi, undi yaragenzaga igare. Wigare ufite magic yo gukura igihugu ahabi, ukoresha computer, laptop child n'izindi program nk'izo, wakaba indangare. Ntabwo bishoboka. Yes. Kangarukana imbere mu microphone umukobwa. Microphone yako mwazigumanye. Okay, wowe ufite banza waguruka ubaza ikibazo. Yes, haguruka nta kibazo. Banza nta kibazo, twashereza ubundi dufite. Murakoze. Nitwa Steven Sibomana. Nkaba naje nturuka ku kigo cy'urubyiruko cya Club Rafiki. Sorry? Kuri Club Rafiki. Ikibazo cyanjye nabazaga, nashaka kubabaza cyane cyane nk'urubyiruko nko mu rugaga rw'abikorera, iyo murebye cyangwa nimba mufite data, mufite données, ese mubona hari ikigero kingana iki hagati y'abakuze, ikigero cy'abakuru no mu rubyiruko mu byerekeranye no gukora business no kwikorera? Hanyuma nk'urugaga rw'abikorera mwaba mufite igisubizo ki cyangwa se izihe ngamba mu kugira ngo mwongerere urubyiruko uburyo bwo kwikorera? Ku cyo bakora ari ukubashishikariza, ari inama, ari iki uburyo wenda ni izihe ngamba mufite kugira ngo muwongerere ubumenyi n'uburyo bwo kwikorera? Murakoze. Murakoze. Kandi ntangirire ku cya business mbere yo comparing imyaka, kuko nimwe na rimwe umuntu yabonye amafaranga ntashaka kuvuga imyaka ye, nashaka kumenya niba ari urubyiruko cyangwa atari urubyiruko. Program dufite nk'urugaga rw'abikorera gufasha urubyiruko, icya mbere y'urubyiruko hari ubwo utazi na terugiyemo byo gutangira business. So ubu icyo nka private sector dufite section ya business advisory, aho bagira urubyiruko inama muri business ujemo. Iyi business ishobora kukugora bitewe na environment urimo gukoreramo. Icya kabiri, niba ugiye muri business, izi nizo procedures zakagufashije muri company yawe ugiye gushyiraho cyangwa business kugira ngo itagwa. Proper governance, ufiling ibitabo byawe by'ubucuruzi, books of accounts neza, utandukanye business yawe na famille. Wo kuzana nanze kumuvuga ngo abari bo ba cashier, abari bo ba chairman wa board, abari we. So utandukanye business yawe na emotions zawe. So nibyo. Cya kabiri ni ukurinkinga urubyiruko n'izindi available entities. Bakaba twakonnectinga na RDB, Youth, Ministry of Youth,
no kubahuza na inspire, kuko dufata nk'urubyiruko tukabakonekita n'umucuruzi runaka kugira ngo abinsipayaringe, ababwire ingendo yaciyemo. Cya cyuho yavuze mu myaka mu ibintu by'imyaka igereranyije, kuko uyu munsi urubyiruko rumaze gupikinga up. Actually dufite na cyemba y'urubyiruko, cyemba y'urubyiruko ifokasinga cyane ku rubyiruko, ariko iyo ugiye kureba mu kigereranyo cy'abatangira business akiri bato nibo benshi kurusha abakuzemo. Imbogamizi bahuriramo nazo ni izihe ariko ubundi siho, kuko ari abatangira business ariko tukabona zise zifedinga zigahita zipfa. Mwebwe nk'abari muri urugaga mubona ikibaca intege business ntizikure ari nk'igiki? harimo self made, uruhare rwa contribution yawe nk'umuntu, ariko harimo natwe stakeholders, sibyo? Jean de Dieu azakambwira ati nahuye n'izi mbogamizi mvuganira kwa Kareba, none ugasanga ntabwo ngufashije vuba kugira ngo cya kibazo cyawe gikemuke. Iyo ni part ya third parties muri business zawe kugira ngo bagufashe business yawe yo kugwa. Ikindi cya kabiri ni za cyengezi mwahoze muvuga ziri muri global. Hari umwana yenda watangiye nkambaye nk'urugero masks igihe cya corona, umuntu yari muri business ya masks, all of a sudden corona isirangira naho na mask bavuze yuko zitagikenewe, ya business igahita idropinga kubera yuko it's no longer relevant on the market. So izo nizo zimwe challenges wowe udifitiyeho uruhare ariko byaje kubera business urimo gukorera na contribution ya nyiri business ubwe ni ya passion, kumva yuko ngiye muri business ifite gusucceedinga, apana yuko PSF yavuze ngo tuguhaye amafaranga yo gutangiza business. Ari nka program zabagaho ukantu bagakora business competition, akazana business proposal ye igatsinda bakamuha amafaranga. The first thing they will do ni outing. So akakumva yuko amafaranga yabonye ay'ubuntu, ntabwo yabaze ngo yongera yasubiremo ya scenario nabahoze mbabwira, ntabwo yafashe ngo yongera yabare yongera yasubiremo, ayishyire mu mufuka w'inyuma, ayakuremo, ayashyire ku musego. Iyo pain yuko udafite kuyatakaza. So urubyiruko rwinshi hari program babona ariko rero yo akumva yuko n'ubundi ari bujye ahantu bakamufasha. Cya kabiri ku rubyiruko ni lack of experience nanone muri iyo business, kuko business it's an experienced sector. Ukugiyemo so umuntu agacika intege vuba akahita bivamo rwose kubera they are many bitewe na sectors. Bene abyo mubabonye mubafasha iki? Bene abyo mubabonye mubafasha iki? Nk'ubu ngubu hari abantu benshi batangira business bakiri nko mu mashuri nk'aha, akagira ideas, atatangira business kuko atazi processes, ugasanga business ntiyadekaraye nk'imisoro. Ndi butange iyo example, ariko kuko itegeko rivuga yuko ufite kudekarara kandi wowe ukabuzi yuko nta business ntacyo udekarara se nacuruje, ugasanga ibyo utadekaraye biragenda byakumira penalty. So icyo twakoze nka private sector dukoranye na revenue authority nuko dusaba aba bantu bari nka companies 600, dusaba revenue tubwira ati aba bantu mu by'ukuri nta business baraninga, ariko penalties zibariho zirabatuma batanatangira business kuko ntiwatangira indi business ugifitiye ngiyi. So revenue yari yemeye yuko ishobora kureba muri zo scenarios ikabakuriraho ibyo bihano n'indi misoro yakaba yarabaye kuko batacuruze, noneho umuntu akagira fresh air yo kuba yatangira iyo business. Yes, abahindura business model namwe ni ikibazo gikomeye cya kandaruka n'umukobwa. Akoze nitwa Umurungi Karimba Karine, nanjye naturutse muri Club Rafiki. Ikibazo cya mbere nari mfite, urumva bwa mbere watangira umunyamategeko, ubu ngubu uri CEO wa PSF. Experience ya nk'umunyamategeko igufasha iki mu kuraninga PSF? Because aho hantu hose wanyuze hari experience wagiye wakura ko waciye mu bigo byinshi bikomeye. Wabanje mu itangazamakuru, ugenda muri government entity, ugenda Rwanda ya buriya nayo ni nka government entity, ariko nanone idiringa cyane na private sector. Noneho izo experience zose zigufasha gute kuraninga neza private sector. Ikindi cyo si nk'ikibazo, ni nk'igitekerezo na
urabona ubu ngubu urumva nawe wagize career change mu nyamategeko ugahita uba CEO, urumva hari nubwo nk'umunyamategeko hari ibindi wakoraga ariko hari izindi nshingano zihinduka iri gufata decision. Noho nta kuntu mwafasha education sector yacu, urumva nka private sector muba muri kuri field muba mubona ibiri kuba, ariko nk'ubu hari abantu benshi basohoka uko imyaka ishize ariko bagera hanze ntabwo hari imirimo yabo, ariko nanone bikagongwa nuko bamaze imyaka myinshi biga ariko education nta kizabagezaho bize nibasohoka, kuko education bari bafite wenda ntabwo iri tailored n'u Rwanda. Nk'ubufasha muhereza nka education sector kugira ngo nyine bakore curriculum igeneye u Rwanda n'imirimo ihari. urakoze cyane umurungi. Yes, reka ntangirane n'icyanyuma. Private sector role na syllabus y'amashuri dukorana nabo iyo basetinga syllabuses kugira ngo babwire syllabus barimo kwigisha cyangwa inyigisho bateganya ku isoko zishobora kudakenerwa. Yego, cyangwa nubwo barimo kwigisha hari component bafite gushyira muri iyo syllabus kuko ari izakenerwa ku isoko. Nk'ubu hari program za TVET ubundi ntazari zihari, umwana wajyaga mu myuga yabaga ari wa wundi watsinzwe, kandi mu by'ukuri twese iyo urebye economy nibo ba contributing at the biggest percentage muri economy ya TVET. So ubu ni program ya TVET yaje kubera demand ya private sector operators. Ikindi dukorana na training institution, education institutions ni internship programs. Hari theory part of it ariko hari practical part of it. Ku buryo umwana uvuye ku ishuri aza akajya muri company runaka nka internship kugira ngo aboneho noneho reality. Niba uri accountant barakwigisha the normal concepts of accounts, ariko hari accounting systems uri bukoreremo, umushahara wishyura gute, entries zinjizwa gute, basically ukaba budget bayitegura bate. Izo ni practical examples umuntu abona aturutse muri internship. So iyo ni a little bit of the contribution of private sector. Experience muri ya inzira yanjye, experiences nize zimfasha iki? I will just give you two scenarios. One, iyo uri umuyobozi ufite abo uyobora, you have the biggest percentage of making mistakes. So abantu bose banyoboye mistakes zabo were my learning notes. Niba boss wanjye yakoze ikosa no kubibona yuko ari umunyamafuti, ahubwo iryo kosa turamutse duhinduye position kuko we ngize chance yakoze ikosa ndaribonye, duhinduye position, what do I do? So muri ya channel naciyemo yose buri muyobozi icyo nabonaga yakoze nk'ikosa nishyiraga mu mwanya nkavuga ndakora iki, ari ngewe muyobozi. Today nibyo bimfasha kugerageza gufata cyangwa binabwiraga icyemezo, gufata icyemezo yuri umuyobozi aho kugira ngo niba afite ikosa ryo gutinda gufata icyemezo, nge ntabwo ndi butinde gufata icyemezo ko nabonye ingaruka zo kudafata icyemezo. Basically that is the mu bimfasha. Icya kabiri, experience yindi ni paying attention to details. Ukumva buri muntu wese ubu uri umuyobozi uyobora abantu, ariko ufite kubaha opportunity kugusanga bakaguhana ideas zabo, innovations zabo, kugira ngo wakire ibitekerezo byabo noneho bigufashe no kuba wayobora, kuko uri umuyobozi. Hari umuntu nigeze kubona kuri shoti amubwira ati uzana igitekerezo ntabwo kiba kikiri cyawe, bakwita ngo n'umutekinisi, ariko icyo cyemezo icyo idea yizanye n'ubundi ntabwo izana kugira ngo uyibone w'inyungu wowe nka individual, ahubwo ibifitiye inyungu ikigo rusange. So one of the things is to listen and give chance to my subordinates kugira ngo nabo bafate babumve responsibility. Icya kabiri ni delegate, habana amahirwe yo to build the potential, urebe mbo identifying a talent mu muntu, kuko nanjye I was given a chance kugira ngo ushobore kuba umuyobozi, but they took a big risk. Bya mbere gufata nka ministeri y'ubutabera kavuga bati Steven yenda ajya kuri department, it's a big risk kuko ntibarakubonaho ubikora. So kuko baguhaye iyo chance, now you give also the chance
kwa identifying talent. Yes, umusore wambaye umuhondo tugaruka imbere tunasoza aho kwego amazina yawe. Amazina yanjye nitwa Habimana Jibril. Naje nurutse mu kigo cya Club Rafiki. Nkaba mfasha urubyiruko ku bijyanye no kwiga uburyo wakora ibintu by'ubugeni. Nkaba ubu ngubu niwo mwanya wanjye. Mubonye namushakaga cyane rwose uramufite. Wenda watubwiye ngo ushobora kuba ufite 5,000 byawe, ariko kubera ko ubibara ukabona n'ubundi biragushimishije ko ari byo wakuye mu mbaraga zawe, ukaba wumva utabasha kubitakaza, ahubwo wabikoresha akandi kamaro gashobora kukubyarira ibyari 5 bikaba 10,000. Ariko nk'uko tujya tubibona nk'urubyiruko nko kuri Club Rafiki, ushobora gusanga wenda nk'urubyiruko rwariteranyije bagashaka nk'ibyo bikoresho byo kugira ngo bakore ibyo bintu by'ubugeni. Noneho nk'uko expo iri kuba ubu ngubu turi muri vacances, niba turi muri vacances ugasanga urwo rubyiruko rwakoze ibintu byiza, ariko kuba rufite ibyo bintu byiza hari ubundi bushobozi busabwa kugira ngo bajye muri expo, bajye kumurika ibyo bihangano bagiye bakora, ugasanga ubwo bushobozi bubaye imbogamizi. Ese baramutse bakuganye bakabikwereka ukabona ari ibintu byiza, wabafasha iki? Ufite ikaramu andika telefone kugira ngo ejo bazagufashe, kuko hari expo nurata amahirwe y'iyi expo ntabwo uzongera kuyabona. N'ejo rwose mwajyanayo ibihangano, cyangwa kuko ndiri kuri televiziyo abantu bataza kwitanga nta kibazo, ariko ejo undi buhe contact abo iyo team yanyu muze turebe niba ari cyo babafasha. Tushimire ko rwose. Jibril, wanyemereye ko dusigaje iminota nk'itatu tugatanga umwanya no kubundi. Urakoze cyane. Urasubijwe wowe. No musore ndende dusoreze kuno mukobwa. Abana bice. Yego murakoze, nitwa Nkundimana Jean Dodier, nayo naturutse mu rubyiruko rwa Kimisagara, aba ndi umunyeshuri wiga hospitality muri Africa for Excellence. Ikibazo nari mfite, hari nkuko wadusobanuriye muri PSF muce mufite, watubwiye ko mufite igice kigira inama aba young entrepreneurs, ariko numvishe bibanda cyane kuri ba bantu batangiye kuraninga business. So ni iki muteganyiriza cyangwa ni iki mupanga kuri ba bandi bagifite business ideas zikiri mu bitekerezo, yes, ariko bakeneye ko ziba developed ndetse nazo zikaba exported zikagera hanze. Ikindi nifuzaga nko mu bigo centre z'urubyiruko haba hari abantu bafite ibitekerezo, bafite business zabo bifuza gutangira, ariko bakabura ba bantu bagira inama, kamuvuga ati uciye hano byagenda gutya, ndetse ashobora no gukora business idea, umuntu yaza akamuvuga ati business yawe rero yagorana, ariko uramutse uyitwaye gutya byacamo. Nagira ngo rero mudusobanurire uko abo bantu muvuga ngo ni prototype, ntabwo biraba umushinga, cyari igitekerezo prototype, ariko ikeneye kuba developed. Gatuhe microphone umukobwa abareze nawe ikibazo rimwe twite tunasoreza kuri. Murakoze, nitwa Nigena Christelle. Christelle uze kuzamura microphone. Nkaba naturutse mu kigo cy'urubyiruko cya Kimisagara, nkaba niga ibijyanye n'amahoteli n'ubukerarugendo muri African for Excellence Mission. Nari mfite ikibazo, mwadusangije experience yanyu guhera mukiri urubyiruko kugeza aho mugeze ubu ngubu. Nk'urubyiruko dukurikiye dushobora kwibaza yuko nta mbogamizi mwahuye nazo. Nashaka kubasaba musangize challenges mwahuye nazo n'ukuntu mwabashije kubisohokamo kugira ngo mugere aho mugeze ubu ngubu. Ikibazo cya kabiri kiragira, mwatubwiye ko urubyiruko hari ukuntu rujya rutinyuka, ariko cyane cyane abo ngabo baba ari abo mu mujyi, niko benshi tukunze kubona bigirira confidence bagatangira business, hako hari ukuntu nyine bo batinyuka, ariko hari abandi bari mu ntara kure cyane, bo bakitinya bakumva yuko gutangira business bisaba igishoro kiri hejuru cyane, bisaba ibindi bindi, akumva ko dukeya afite atangira business kubera yuko abona bitewe n'ahantu aba muri. Christine, numvise neza igishoro bitewe n'aho uherereye, nicyo cyo kibazo. Dusubize kugira ngo dukoreshe neza inota batugeneye, tubisubize iminota nk'ibiri. CEO, challenge ya mbere nahuye nayo nkenibuka vividly
nk'urubyiruko rwose ujya gusaba akazi. So nagiye gusaba akazi umuntu arambwira ngo ntabwo nabishobora. yakubonyemo ubushobozi buke cyane rwose atarananyumva arambwira ati igendere ntabwo hano kazi dukora wagashobora. Luckily enough we are the best friends today. So umuntu kukugaya kugutera amahirwe ataranaguha umwanya mushobora guhura nabyo cyangwa muzahura nabyo, ariko nibyo nababwiye niba umuntu agutereye icyizere aho kugira ngo umuntu agutere icyizere wowe wakimutera. So niba uri yagusuzugwe ureka kwisuzugura wumve ko birangiye wicireho iteka no cyarengera yose ari ibintu bijya bimotiva ndi bubahe. Jenoside yakorewe abatutsi muri 94, whenever you go through that any challenge hari umuntu waciye ahantu habi muri iyo period uyu munsi ariko so nkavuga ni buriya yarabuze yenda ababyeyi be bose uyu munsi akaba ntabo yari afite akaba hari none ngewe umushahara watinze kuza yenda nangwa se umwana yarwaye cyangwa se umuntu ako ntabwo utagukuyeho ubuzima ntabwo abamaze arangije iherezo ryawe. So cyarengeye mbere nahuye nayo ikanababwiye ko nari ngifite abantu bamfasha bangira inama rwose bakamba hafimo, ariko wowe niwe nibuka kandi ikibazo buri gihe uhemukira urubyiruko umva uko wakora uko ariko kose ako sikubwiye ngo we are friends ariko ndacyakibuka ko yanyimye amahirwe atananyumvise. Icyo ni now finances yego igishoro cyo itize challenge na big companies zifite icyo kibazo rwose cy'amafaranga afatika anahendutse, ariko nababwiye uburyo bumwe bwo gukemura igishoro ni ukwishyira hamwe. Turi abantu hano 12 sibyo uko byagenda uko ariko kose ntabwo twananirwa kubona 5,000 buri muntu 12,000 ibyo ntibibaye 5,000 ku byo 10 biba 60,000. Itire y'amagi gurite 3,600 fata bya 1,000 ugabanyemo bya 60,000 ugabanyemo itire none kuvuga ngo tugiye gushaka ga kiyosiki mujari rwose ndakabaha muri PSF dusetting hari akantu ko tuvuga ngo tugiye gutangirana ni business model nuko ntafite bridge njya kwereka packaging ya matray gituma mvuze tray nuko turi urubyiruko mwari mwajya muri supermarket ugashaka amagi 6 apakinze muri tray mwakabona ntaho biri, ariko mwishyize hamwe mushobora no gutangiza uwo mushinga noneho nubavuganira akinsisinga kuri government regulators avuga ati nimwo kunaniza urubyiruko kuko barimo gutangira ko aravugira group y'abantu benshi. So mushobora no kubikora ari saving gusa bavuga buri mwaka buri kwezi tujya dusavinga bya 60,000 nk'ubu uko turi 12 mu mwaka bizajya kurangira bibaye amafaranga runaka kuko mwishyize hamwe iba a pulled up resource noneho mugatangira kubona ya business yanyu. Jado yabaje imbere kijyanye na prototype cya gitekerezo shusho kitaraba umushinga SPSF ariko nishobora gufasha abantu kugikuza kikaza hari kuko private sector ni nini dufite na associations nyinshi hafi 75. So hari ibyo bita incubators ukaba ufite igitekerezo bakagufasha nko muri ICT harimo iyo section ya incubators aho ufite IT solutions bakaba bagufasha muri construction baragufasha nk'ubu dufasha aba engineers b'abana batoya tukabashyira kuri companies runaka akaba yanaboneramo akazi kugira ngo azagenda azamuka buhoro muri agriculture muri RIAF. So harimo izo associations aho bagenda bafasha programs urubyiruko kugira ngo igitekerezo afite kivemo. Mwafashe tukamushimira. Yes, arakoze cyane Steven akaba ari umuyobozi mukuru wa PSF akaba rero asangije byinshi urubyiruko urugero asorejeho atariko ikibazo kirari munyegere rwose ariko mwishyize hamwe twishyira hamwe nk'urubyiruko ibitekerezo birari byiza kandi igishoro gito dushobora gutangiza gishobora gutuma tugera kure. Asoje neza ati number big companies mubona nayo afite ikibazo cy'igishoro ubwo namwe nimutinye kandi mugitangira. Reka nshimire urubyiruko rutse muri Centre Maison des Jeunes ya Kimisagara, nshimire ndetse naturutse muri Club Rafiki ku mwanya wanyu, kanshimire equipe ngari yamfashije kugira ngo kino kiganiro kibagereho, ariko nsoze nshimira Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco Andrew Kareba.